iteka ryose. Iminsi isaga 760, ibyumweru bisaga 106, amezi asaga 25, imyaka isaga 2 yicaye ku ntebe ya Petero intumwa i Roma. Kuba yari umugore ntibitangaje cyane. Igitangaje cyane ni uburyo yabashije kubihisha kugeza ubwo yicaye ku ntebe ya Petero intumwa igihe kingana gityo. Sinzi niba twamwita umupapa cyangwa twamwita umupapakazi. Ese yabashije ate guca ku gahigo wenyine rukumbi mu mateka y'isi? Ese ni gute yaje gutahurwa maze igihe kingana gityo ku ntebe ya Petero intumwa ya Yezu Kristo? Iki kiganiro cyitwa Burahure. Ugikurikiranira kuri Roni Magazine, jye nitwa Romuald niyo gisubizo, Ronikenko. Papa Joan, umunyabigwi bivugwa ko yayoboye kiliziya yitwa Papa Yohani wa Munani nk'izina rye ry'ubupapa, amezi asaga 25 kuva mu mwaka wa 855 kugeza mu mwaka wa 858, aho yabanjirijwe na Mutagatifu Papa Leo wa kane wayoboye kuva mu mwaka wa 847 kugeza mu mwaka wa 855, agakurikirwa na Papa Benedicto wa gatatu. Bivugwa ko igihe cyaciyemo hagati ya Papa Leo na Papa Benedicto wa gatatu cyagabanyijwe cyane kigashyirwa mu byumweru bikeya cyane mu rwego rwo guhishira inkuru y'uyu mupapa, ari byo bituma inkuru ye ari urusobe rushobora gusa gusobanurwa n'abahanga ndetse n'abasesenguzi karundura. Imwe mu nyandiko za kera na kare yavuze ku bigwi bya Papa Joan ni iyitwa De Septem Donis Spiritus Sancti, ibyerekeye ingabire 7 za Roho Mutagatifu, cyanditswe n'umudominikani Stefan de Bourbon mu kinyejana cya 13, wacukumbuye ibyitorwa rya Papa Joan kuva mu mwaka w'1100. Umva ko inyandiko yibivuga. Umugore utagira izina yazamutse cyane mu nzego za kiliziya ntawe umuvumbuye, birangira atoreye kuba papa, atorwa atwite, aribyo byaje kumuviramo kubyara ari mu nama ikomeye, aza kujugunywa hanze ya Roma, aho yaterewe amabuye kugeza apfuye. Iyi nkuru yatangiye gusakara henshi mu kinyejana cya 13, cyane cyane binyuze mu tunyamakuru duto no mu nyandiko mvuga amateka zigiye zitandukanye, zirimo iyitwa Chronicon Pontificum et Imperatorum, amateka y'abami b'abami n'ay'abapapa, cyanditswe nanone n'umudominikani w'umunyapolonye Martin de Tropo. Ibivugwa ko yaba yarapfuye abyara akaba yaranahambwa aho yabyariye, bishimangirwa cyane nuko abapapa bamukurikiye bagiye bakumira accès aho iki gikorwa giteye isoni, ishozi n'ikimwaro cyabereye. Izina Joan cyangwa se Johan ntabwo ryari ryakemejwe neza kugeza mu kinyejana cya 14, kuko hari andi mazina yamuhabwaga nka Agnes na Gilberta. Papa Yohani wa Munani. Ibigwi by'uyu mupapa byinshi cyane byavuzwe n'uyu Martin twavuze haruguru, ari we wakurikiranye itorwa rye muri 855, akaba ari nawe wavumbuye amazina ye nyakuri Johannes Angelicus, bikomeza bimuvugaho byinshi. Papa Joan cyangwa se Johan yari umwongerezakazi ariko wavukiye mu mujyi w'Ubudage witwa Mer, ariyo mpamvu amazina ye bongeraho uyu mujyi bakamwita Jean Angelicus de Mer. Abanditsi benshi bavuga ko ababyeyi be b'Abongereza bari barimukiye muri uwo mujyi. Aha niho yaje kujya mu rukundo n'umubikira wo mu muryango w'Ababenedictini, nawe wari mwene wabo w'umwongerezakazi. Ibi byatumye yiga kwitwara nk'umugabo mu myambarire, mu mivugire no mu myitwarire, mbese muri byose. Amukurikira mu mujyi wa Atene. Nyuma yo kwiga bihambaye ndetse anabikesheje ubwenge bwe buhambaye yari afite, yaba mu byo yize no mu kwiyoberanya guhambaye, yaje kwimukira i Roma, aho byarangiye abaye umukardinali ndetse birangira anatorewe kuba papa. Papa Yohani wa Munani. Kuva mu kinyejana cya 13, inkuru ye igaragara cyane mu nyandiko mvuga amateka zirimo iz'Ababenedictini nka Ranulf Edge n'umutaliyani w'umuhanga karundura Giovanni Boccaccio.
Papa Joan, Papa Yohani wa munani, umugore witoje kwiyambura ubugore bwe ku buryo bwuzuye, abigiranye ubwenge bwinshi n'ubuhanga buhambaye. Kuva yavuka, ikintu cya mbere yangaga kurusha ibindi ni iki kimwe: kuba yaravutse ari umugore, ku buryo yanashatse umuhanga wamutoje kwigira umugabo muri byose, kuva kuri physical appearance, uko umuntu agaragara inyuma, kugeza ku ijwi rikunze gutamaza benshi mu batinganyi. Umwanditsi Bartolomeo Platina, mu myaka ububiko bukomeye bw'ibitabo n'inyandiko za Vatikani bwateraga imbere bikomeye, we yanditse avuga ko Papa Yohani wa munani yageze ku bupapa binyujije mu nzira ya kidayimoni, kuko yabashije kubeshya abantu bose ko yari umugabo, akiga muri za instituti za kiliziya zakira b'igitsina gabo gusa, kugeza ubwo azamutse hejuru cyane mu nzego za kiliziya. Nyuma ya Bartolomeo Platina, umutwe w'inkuru Joan wabaye kimomo mu nyandiko ntangazamakuru no mu nyandiko mvugamateka hirya no hino ku isi. Mu kinyejana cya 15, ukubaho kwa Joan byatangajwe nk'ukuri, ndetse no muri Concile de Constance yabaye mu 1415. Mu kinyejana cya 16 n'icya 17, iyi nkuru yatangiye gukoreshwa nk'intwari ikomeye n'abahakana ukwemera kwa Kiliziya Gatolika. Abanyabwenge nka Aenas Silvius Piccolini, hanyuma Papa Pio wa kabiri na Cardinal Cesare Borronius barwanyije iyi nkuru bavuga ko bitabayeho. Ariko umuyoboke w'idini rya Gikristo rigendera ku mahame y'umugabo witwa Jean Calvin, iyo myemerere yamwitiriwe kitwa Calvinisme, yagerageje gukuraho urujijo, abihamye mu nyandiko ye Éclaircissement familier de la question si une femme a été assise au siège papal de Rome, gusobanura neza ibyerekeye iki kibazo, niba kuko umugore yarigeze kwicara ku ntebe y'ubupapa i Roma. Yashyizwe ahagaragara mu mwaka w'1647. Ndagushimira cyane wowe wabanye nanjye mu kiganiro Burahure cya none. It's now and forever, we are together with you kuri Roni Magazine. Njye nitwa Romuald niyo gisubizo Ronikenko. Kanda subscribe nawe uzabane natwe ubu n'iteka ryose. Ndabakunda cyane, now and forever. Naho ubutaha.